Inshuti mudahwema kubana natwe mumeze mute Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze ibane namwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umugani bakunda guca uvuga ngo kugaraguzwa agati cyangwa se bamugaraguje agati. Ushobora kuba warawumvise ntusobanukirwe neza. Hari igihe ujya kumva ukumva umuntu aravuze ngo ngumva ngo bantutse bangaraguje agati, bamukubise bamugaraguje agati, ariko ntusobanukirwe neza impamvu yawo ndetse n'intandaro yawo. Muze tubane tugirane ibihe byiza. Ni Justin Niyonsaba. Muze dusobanukirwe neza aho iyi mvugo yaturutse kugira ngo urusheho kumva neza icyo ukwiye kumenya kuri uyu mugani. Ni umugani ufite ibintu byimbitse, aho uraza gusobanukirwa neza yuko kwishyira hejuru kubera ko wabaye umutoni ahantu runaka atari ibintu byiza. Uyu mugani rero bawuca iyo babonye umuntu uri mu byago, ubonetse wese akamushinyagurira akimpabe itagira kivurira, nibwo bavuga ngo baramugaraguza agati. Wakomotse kuri Kamegeri, wari utuye i Kigoma ya Muyange, ubu ni muri Gitarama y'ubu, ahasaga mu mwaka w'igihumbi 600, ubwo umwami witwaga Mibambwe wa kabiri Gisanura amaze gutura mu ruhango rwa Mutakara na Nyamagana ho mu Nduga, yatonesheje umugaragu we witwaga Kamegeri. Kamegeri uyu nguyu yari umusinga wo kwa Jeni rya Rurenga. Mbese aramutonesha by'agahebuzo, amuha kubakisha urugo rwe mu ruhango rwa Mutakara na Nyamagana rwitwaga Zihari. Kamegeri urugo ararwubakisha karahava, agabanya abatwara inkike, buri mutware inkike ye. Imirimo y'ibwami iratungana, bituma ab'umutoni wakadasohoka. Arashyama, bukeye ubutoni bwe bumutoza kurenguza bagenzi be, cyangwa se kweguza bagenzi be no kubaserereza. Uwareze agafatwa akaboha, ndetse bakanamutanga agapfa. Amaze kurengwa n'ubutoni, abwira Mibambwe ati, dore abagome bamaze kugwira mu Rwanda, none reka nkwereke icyabagabanya cyangwa se icyabagukangira. Ntibazajye rwose bakwitwararikaho gutyo, mbega bakagucikaho aho kukugomera, ahubwo bakaguhakwaho. Aravuga ati, hepfo y'urugo ahangaha hari urutare rushashe neza, maze uzajye utanga iki gihano. Uzagucumuraho tujye dushaka inkwi turucanire imitaga ibiri, nirumara gutukura tumuboha amaboko n'amaguru, turumukarange hapfe ashirire. Nicyo kizakanga abasigaye boye kongera kubyutsa umutwe. Nuko Mibambwe aramwemerera, kuko ntacyo yamuhakaniraga kibaho. Yari yaramuhumye umutima, uwo ashatse kwicisha ngo ni umugome, agafatwa akabohwa, bagasambura amazu, bagashaka inkwi, bagacana urwo rutare, rwamara gutukura bakarumushyiraho. Kamegeri akaba abahagarikiye, akaguma kurumukarangaho kugeza igihe umubiri uhindutse ivu isa. Biguma kuba bityo, rubanda ruza kurakara, igihugu gitangira kwinuba Kamegeri, kuko gitangira kwinubira Kamegeri kuko agirira u Rwanda nabi. Bati, ku ngoma zindi iri ntitwaribonye, nta nubwo twumvise urupfu rumeze nk'uru rwo kuri iyi ngoma ya Mibambwe na Kamegeri ke. Ubwo abatware b'ibwami ndetse n'abahungu baguma kwanga Kamegeri kubera urwo rupfu yadukanye mu Rwanda. Bukeye arega umugabo w'umushambo witwaga Simparinka. Uyu nguyu Simparinka yaje kumurega agira ati, Simparinka aba ku ruhago rwawe kandi ari umugome, nutarumuvanaho azaguhumanya kuko ahora yiyuzuza n'abarozi. Mibambwe arabyemera, agiye kumutanga ngo apfe. Kubw'Imana umukobwa wabo witwaga Kamondo wari mukana, uyu mukobwa wabo witwaga Kamondo wari muka Mibambwe, ari n'inkundwakazi, arahagoboka, ashaka uburyo bwo kumukiza, ndetse biziramo no gukiza igihugu cyose. Nuko Kamondo ajya mu bwiherero, areba imyambaro, ararimba. Amaze kurimba ajya gushengerera kuri Mibambwe. Mibambwe amukubise amaso aranezerwa. Kamondo we aho kunezerwa ahubwo araturika ararira. Noneho Mibambwe amubaza ikimuriza, abari aho ariko
babigambanye. Ni ukuvuga ngo abari aho ngaho hafi imbere ya Mibambwe bari babigambanye, bati ararizwa n'ukuri, bose baterera hamwe bati ndetse nahaze kwihangana. Mibambwe ati kuki? Bati mbese nyagasani ubwo uraho utaramenya ko Kamegeri yamuhimbiye ko ari umurozi? Mibambwe arabirindura atumiza Kamegeri igitaraganya. Amaze kugera aho, Mibambwe ahamagaza abatware n'abahungu n'abantu bakuru, abateraniriza iwe, ahagarika Kamondo na Kamegeri imbere yabo. Ati rubanda nimundebere, Kamondo uyu na Kamegeri, maze mumbwire uwo mubona akwiye kuba umurozi muri bombi. Abateraniye aho babonye umwanya wo kwinigura, maze barega Kamegeri, batera hejuru bati umurozi ni Kamegeri, we ukomoka kwa Kimari cya Rurenge. Uwo bise Kimari ni Jeni rya Rurenge. Mibambwe abwira abari aho ati ndamutanze napfe, kandi mumwice urwo mushaka, kuko yahimbiye urugo rwanjye amarozi. Kamegeri arafatwa, abahungu baramwesura baramuboha. Bagiye kumwica, rubanda ivuza induru bati rwa rutare yasengeye abandi nawe aba ari rwo mumukarangaho. Nuko rubanda barahurura bajya gushaka inkwi mu ishyamba rya Nkibiki, bacanira urwo rutare. Rumaze kwatura barumuhirikaho uko bakaboshye amaboko n'amaguru. Icyo cyago yasengeye abandi aba ari we ugiheruka. Rubanda rero bamwunamaho baramugaragura, bamugaraguza ibiti, yewe nuje hanyuma agafata agati abonye kose agapfa kukagaraguza ako gahirimvi ke, kandi areba n'ubundi yashiririye. Inkuru ikorana induga yose, isakara u Rwanda bavuga ko Kamegeri bamukaranze ku rutare bakamugaraguza agati. Nuko impundu zimara ukwezi, ijambo ari rimwe hose ngo Kamegeri bamugaraguje agati ku rutare rwe. Kuva ubwo bararumwitirira, rwitwa urutare rwa Kamegeri kugeza magingo aya. Ruri mu ruhango rwa Mutakara na Nyamagana muri komine Kigoma, munsi y'umuhanda wa Kigali. Ni ukuvuga ngo ruri munsi y'umuhanda wa Kigali Butare. Rwabaye rero n'imvano y'ijambo bahanisha ushaka kugirira undi nabi bati sha aho uzi ko urwo ari urutare rwa Kamegeri. Kugaragaza rero ikintu hagati ni ugukina ku mubyimba by'agashinyaguro. Reka tubashimire inshuti muzarimo kubana natwe, inshuti muzarimo kudukurikira. Ntekereza yuko mwumvishe yuko ubugome umuntu arabukora ariko amaherezo bukazahinduka nyirabwo. Rero Kamegeri uyu nguyu atubera urugero, kandi iyi mvano yo kugaraguzwa agati nayo nizere ko muyumvise. Mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Justin Niyonsaba kuri mikoro, naho ubutaha.